hari igihe isi guhindukirana, abo wizeraga bakaguhinduka, abaguhaga akabando bakakakubamba. Si nimba iguteye umugongo wikwicara hasi ngo urapfuye, oya, ahubwo icyo nicyo gihe cyawe cyo kwiyubakira indi si nshya. Si hasi y'abantu, si n'iy'amafaranga, ahubwo ni iyawe. Iyubakire hasi y'abantu bumva ibyo ushoboye, si ibitekerezo bidashira, isi y'intumbero zikugeza kure n'inzira yabigoye. Nimba abantu bakuvuga nabi ntibivuze ko uri mubi. Umuntu yavuga inote y'ibihumbi 10 nabi ariko ntayihindura ipfabusa. Ugomba kumenya agaciro kawe mbere y'uko isi ikagushyiriraho. Ugomba kwimenya ugahaguruka, ugakora ibintu bizatuma utavugwa nk'abandi, ukibukwa nk'intwari. Nimba nta muntu ugushyigikiye, witinya, kuko ibiti binini bikurira ahantu hatavugwa amazi. Ubwenge bwinshi bubyagwa n'agahinda kanini, imibabaro ikomeye. Cyo ugomba kumenya cyitwa amahirwe yanjye yaje, ko amahirwe urayihamagarira ukoresheje akazi ndetse no kudacika intege. Ntugategereze ko isi izaguha ikaze, kuko iyi si nta muryango ifite.